azira ngo yasambanye. Murumva gutozwa? Ntabwo kuba umuntu w'Imana no kuba witirirwa izina rya Yesu Kristo ari ikintu cyoroshye. Tuva mu busivire twambare nk'ingabo. Pawulo we yarabizi mu Efeso 6 aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Iyo harimo kunesha ari mu rugamba tugomba kunesha. Wabonye biza bikwituraho, wisanga uri incike. Warabyaye ukabonera abana ku gihe, ukabakuza, ukabarera. Kurera biravuna, wisanga uri incike. Komera, dufite Imana itwitaho. Wabonye biza bikwituraho, wisanga uri imfubyi, ukeneye guteteshwa n'ababyeyi. Komera, humura, dufite Imana itwitaho. Wabonye biza bikwituraho, wisanga utarabona urubyaro. Komera, dufite Imana itwitaho. Wabonye biza bitwituraho, ahari hari ibyakwituyeho muri ubu buzima nawe utari witeze. Humura, komera, dufite Imana itwitaho. Yes, reka dutangire tubasuhuza bakunzi bacu. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tugafatanya ivuga butumwa n'abantu batandukanye. Murabona ko turi kumwe rero n'umukozi w'Imana. Uyu nguyu ni wa mumama waduhaye ubuhamya bukomeye cyane, abantu bakunze igitwenge cye cyane mu buhamya yatanze, ndetse bakunda n'ukuntu Imana yamuhaye impano yo kwishima. Avuga inkomoko y'ibyishimo bye nubwo yahuye n'igishako cyo kuba amaze imyaka 11 nta mwana aragira, ariko aracyafite ibyiringiro. Yizeye yuko hahirwa wizera ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora, agakiranuka mu gihe bitegereje ku munsi wo gusubizwa ngo akazafatanya n'abera guhimbaza Imana. Ni we wundi rero turamugaruye kugira ngo adufashe mu ijambo ry'Imana agiye kutubwiriza. Reka dutangire n'ubundi tumuhereza ikaze. Mwiriwe neza kandi muraho? Muraho neza. Amakuru. Turashima Imana. Turongeye tuguhaye ikaze n'ubundi. Murakoze. Yego. Ndatinze nta kindi kintu ngiye gukora uretse kugusengera Imana, nkaguhereza mikrofone maze ukaduratangira uratubwira amazina, uhita unakomerezaho nyine ivuga butumwa nkuko Imana yagusize ku mutima iyi nyigisho. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kandi turaguhimbaje. Nguyu umuja wawe ari imbere yawe, data agiye kubwiriza abantu. Ni umwana w'umuntu yambaye inyama n'amaraso, nta nubwo yabona ibyo atinyuka kubwira abantu kugira ngo babe konvenki cyangwa babyumve babisobanukirwe, adahagaze mu mbaraga zawe. Ndakwinginze ngo reke akubera impanda, ubundi wowe wivugire ibyo washatse kubwira abantu bawe bimunyuremo, ukorane nawe iby'ubutwari rwose, unyuze kugira neza Mwami Imana mu maso y'abantu bagiye gukurikira iyi nyigisho, bageraho bava ndetse naho bagera. Ngaho ubuntu bwawe, imbaraga zawe n'ububasha bwawe nibibane nawe mu izina rya Data twese ry'Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Imbaraga n'amavuta y'Imana nibibane namwe. Amen. Nitwa Mukanziza Rebeka, ntuye mu karere ka Huye, umurenge wa Tumba, akagari ka Rangobe, umudugudu wa Kigarama. Nifuje ko twigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo wabonye biza. Wabonye biza. Wabonye biza bikwituraho. Reka bye gukubabariza umutima ngo bikukomeretse, kuko dufite Imana itwitaho. Wabonye biza bikwituraho, wisanga uri incike. Warabyaye ukabonera abana ku gihe, ukabakuza, ukabarera. Kurera biravuna, wisanga uri incike. Komera, dufite Imana itwitaho. Wabonye biza bikwituraho, wisanga uri imfubyi, ukeneye guteteshwa n'ababyeyi. Komera, humura, dufite Imana itwitaho. Wabonye biza bikwituraho, wisanga utarabona urubyaro. Komera, dufite Imana itwitaho. Wabonye biza bitwituraho, ahari hari ibyakwituyeho muri ubu buzima nawe utari witeze. Humura, komera, dufite Imana itwitaho. Reka dusenge. Uwera wa Isirayeli ndagushimye, hari byinshi byaje bitwitura tutari twiteze,
ariko tugushimiye ko muri ibyo byose byatwituyeho wagumye kutubera Imana nziza. Ngaho rero gumya kubana natwe, iki cyigisho komeza Umwuka Wera acyumvikanisha uko bikwiriye, uhumurize ababyituyeho bikabacanga, uhumurize incike, uhumurize abapfakazi, uhumurize ababuze urubyaro, uhumurize abo bose barembejwe n'isi, ugumye kubitaho kandi ubabere Imana mu izina rya Yesu, amena. Cyigisho kiravuga ngo wabonye biza bikwituraho, reka bye kuguhagarika umutima kuko dufite Imana itwitaho. Iyi si ntigira inshuti, buri wese iramubabaza. Nk'uko tubona mu rwa mbere rwa Samweli igice cya mbere umurongo wa 10, tuhabona igitekerezo cy'ingumba Ana washatse agirirwa umugisha wo kubona umutware. Yizeraga ko nawe agiye akungura umuryango, dore ko mu gihe cy'Abisiraheli umugore nta zindi nshingano yabaga afite uretse kubyara no kwita ku nshingano z'urugo. Uyu mugisha wo kubyarira ku gihe ntago wamuhiriye, maze igihe kimwe yashengurwaga umutima nuko nta bana afite. Urungano rw'iyo bamurebaga babonaga rwose nta gaciro afite, nawe ubwe kubera igikomere yabonaga nta gaciro. Uyu mubyeyi yahuye n'ibishaririye, nubwo umugabo yamukundaga ariko yahisemo kuzana undi mukobwa, undi mugore witwa Penina. Murazi ko yamushakiye mu nzu imwe, babana mu nzu imwe, abagore babiri mu nzu imwe, maze Penina si ukubyara akabyara, arabyara, ni ukuri yagura umuryango. Ariko burya ngo ntawe ugira byose, ngo nubwo anatigeze abona urubyaro yatinze kurubona, ariko umugabo yaramukundaga. Penina nawe nubwo yari yaragize umugisha akabyara ibitsina byombi, ariko hari ikintu yaburaga, ngo yifuzaga ko akundwa nk'uko umugabo akunda Ana. Ana nawe nubwo nta bana yagiraga ariko yari afite urukundo rw'umugabo we. Mbega iyi si, kugira ngo ugire abana ubure urukundo rw'umutware wawe, kugira ngo ubure urubyaro, noneho ukunde umugabo wawe agukunde. Ibyo byose rero bishatse kuvuga ngo muri ino si ntawe unezerewe. Ushobora kugira kimwe, ikindi ntukibone, ariko muri ibyo byose Uwiteka ni muzima, aduha imbaraga zo kubyihanganira. Ana mu rwa mbere rwa Samweli igice cya mbere nk'uko ntabarangiye umurongo wa mbere kugeza 10, tubona ko Ana yamenye inkomoko y'urubyaro, yamenye ko abana ari umwanda uturuka ku Uwiteka. Aragenda arasenga, atabaza Imana, Imana Nyiringabo, ugirire neza umuja wawe, unyumvire, umwana w'umuhungu nzamugutura. Imana yacu irumva, yamuhaye umwana w'umuhungu amwita Samweli. Kuri Ana bivuga ngo irumva Imana yacu ni ukuri, iyo dusenze iratwumva. Maze amaze kumubona, nimurebe uwo mubyeyi wari utegereje abana arakikiye, byari ibirori. Maze ageze ku myaka 4 amushyira umutambyi Eli, aramubwira ati uyu ni wa mugore, uyu cyagiye bujyanyitaga umusinzi, ariko dore nasabaga uyu mwana, Imana yampaye icyo nyisabye. Imana iratwumva iyo dusabye bihuje n'ubushake bwayo. Mbega gutozwa, buri wese atozwa mu buryo bwe. Ngiye mpura n'iki gikomere, naho hari igihe nabazaga Imana atari ko Mana wanjye njute, nagiye mu ntege nkeya nkabwira Imana ati reka twumvikane. Ubwo nabaga ndi mu cyumba cy'isengesho, Mana wanjye njute, nakwireba inyuma nkabona ndi umugore mwiza, nukuri mpima ibiro 70 na urumva ntari mwiza se? Nukuri ibyangombwa byose by'abagore ndabifite, nakwireba nkabona rwose ndi mwiza, nareba umutware wanjye nkabona ni firizoni, nukuri nkabona ni mwiza. Nkibaza atari ko Mana watugenjute, kuko nanjye nagiye gushaka nziko najyanye na mariniyeri, imyenda abagore bambara batwite, nabaraga ngo mu mwaka ndahita mbyara, ariko nabonye biza nanjye binyituraho, ntago nahise mbyara. Umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, nkabanzi ko uwo mwaka ushira ntwite, imyaka 11 iragendera irahita. Nabonye biza nyine nanjye binyituraho,
ni naho nakuye uyu mutwe w'amagambo nanjye nabonye biza binyituraho ariko ntibikankomeretse umutima kuko mfite Imana inyitaho. Igihe nabazaga Imana ngo wongere njute, ibi ni ibiki byambayeho, kuko ikigeragezo cyo gutinda kubyara ubona rwose uri umugore ushyitse, umugore useka neza nka Rebeka akabura urubyaro, hari ibintu wumva ntibyumvikana, nanjye ubwanjye sindabyumva pe. Nasubirishijwe mu gitabo mfite hano imbere yanjye ngiye kubabwira, kiravuga ngo imyitwarire dutozwa n'imibabaro. Imyitwarire dutozwa n'imibabaro. Kiravuga ngo kuri iyi si abantu bose bakorera Imana n'abantu bakiranuka babanza gutorezwa mu ishuri ry'umubabaro. Uko umuntu aba afite inshingano iremereye cyane kandi agakora umurimo uhanitse, niko n'ibigeragezo birushaho kumusatira kandi niko asabwa kurushaho kwitwararika. Narasomye tese nanjye ndi gutozwa. Burya rero umuntu yatozwa ntabwo ubuzi ngo bizamara igihe kingana gute. Mu isi ushobora kugenda ukavata ngiye mu mahugurwa runaka ukabuzi ngo biramara umwaka umwe, biramara imyaka 2, ariko ishuri ry'Imana ntabwo umenya igihe rirangira. Hano barakomeza ngo twigire ku mibereho yaranze Yosefu, twigire ku mibereho yaranze Mose, twigire ku mibereho yaranze Daniel, twigire ku mibereho yaranze Dawidi. Aba bagabo bose nabigiyeho rero. Ndeba ku muhungu Yosefu. Yosefu wari imfubyi, wabuze nyina akiri muto, arerwa hamwe n'abakuru be, ariko yakundaga abakuru be bakamwanga kubera inzozi ze, kubera imyitwarire ya Yosefu yari itandukanye n'iy'abakuru be. Igihe kimwe bagishishishije inka, kugishisha inka ni ukuvuga ngo aho urwuri rwabuze ubwatsi buwimuriye ahandi kure, abagemuriye bagambana kumwica. Muzabibona mu Itangiriro ibice 38, 39 na 40. Bashaka kumwica mu kureti twimwica n'amaraso yacu, bahitamo kumugurisha, bamugurisha mu Egiputa. Aho hose ubwo yarebaga ibirere by'iwabo atandukanye n'urukundo rw'ababyeyi, yagambiriye mu mutima we ati nzubaha Imana yanjye. Nubwo yari umwana w'umusore, yajyanywe mu Egiputa afite imyaka 17, ariko yagumye kwizirika ku Mana, aguma kuyinambaho, aba umukozi wo mu rugo. Ariko kuko hari hageze umuntu udasanzwe, umuntu w'Imana ni umuntu udasanzwe. Ibye byose kwa Potifari byabaye byiza, umugisha uraza kuko hakandagiye umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana arashinganye, nubwo yaba ari mu makosa atandukanye, mu mahugurwa atandukanye, umuntu w'Imana arashinganye. Aho ageze biba byiza, niyo ari mu gahinda nako gahinda kamubera keza. Maze arangije umugore wa Potifari aramureba aramubenguka ati turyamane. Umusore aravuga ati databuja yamaye ibyo byose keretse wowe kuri umugore we, nahangarante gukora icyaha kingana gityo imbere y'Imana n'imbere ya databuja. Mbega umusore udasanzwe, umusore Yosefu, umusore ufite Yesu, umusore wabonye okaziyo, maze akavuga ati nahangarante, nyamara ni umuretwa, nyamara afite Imana muri we, arabona ibintu uko abandi batabibona. Umugabo wiwe ntiyari ahari, nta n'uwari kuzamenya yuko banaryamanye, yari yamwijeje ibyiratwa by'isi. Ariko umusore Yosefu tinahangarante gukora icyo cyaha. Basore, rubyiruko, twigire ku musore Yosefu, nahangarante gucumura kuyo mwijuru nkakora icyaha cy'ubusambanyi. Uyu musore yagiye antoza rero, yagiye anyigisha, yanze kumufata rero, kumukorera ibyo ashaka, yanze ko basambana, yahise ashaka kumufata ku ngufu. Yirutse Yosefu asigarana umwitero, atangira gutaka ati cya gisore kiramfashe, cya gisore kiramfashe. Kibonye ntatse kinshugunyira umwitero, barafata bashyira muri gereza. Yageze muri gereza mara y'imyaka 20, azira ngo yasambanye. Murumva gutozwa? Ntabwo kuba umuntu w'Imana no kuba witirirwa izina rya Yesu Kristo ari ikintu cyoroshye. Tuva mu busivile twambare nk'ingabo. Pawulo we yarabizi mu Efeso 6 aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Iyo harimo kunesha, hari mu rugamba, tugomba kunesha. Imyaka 20 ntago Yosefu yaraza aho gutabarwa kuzavu,
ariko naho imbere haba ari imisozi nk'uko abana ba Isirayeli bageze ku nyanja itukura, imbere hari inyanja, inyuma hari ingabo za Farawo, impande n'impande ari imisozi, ariko Imana mu nyanja haciyemo kaburimbo sipesiyare, abana b'Imana barambuka. Aho utabona gutabarwa, Imana irasubiza, Imana iratabara. Inshuti zanjye, Imana nubwo ubona uri hagati y'ururimi, ariko Imana iratabara. Na Yosefu mu gihugu kitari icye, ntabwo yarazi aho ubutabazi buzava, ariko Imana yo mu ijuru niyo yatumye umwami wa Egiputa Farawo arota inzozi, abapfumu abakonikoni birabananira kuzisobanura, maze bibuka umuntu w'Imana Yosefu uri muri gereza. Imana yacu niyo ituma twibukwa. Mu Rwanda rero Abakorinto ibice 15 umurongo wa 19 aravuga ngo niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Imana yo mu ijuru niyo ituma tugirirwa impuhwe, Imana yo mu ijuru niyo ituma twibukwa. Umva, reka tuyikomezeho. Yosefu yayikomejeho imyaka 20 muri gereza. Ahari waba ufite uwawe ufunze ukavuga ngo ntago namugemuriye, muri Yesu harimo kuryoha. Yosefu ntawamugemuriye, ariko Imana yacu itwitaho. Hahandi tuba turi twitaho. Yavuye muri gereza asobanurira umwami wa Egiputa inzozi, aramubwira ati mu ijuru hari Imana isobanura. Umva uko warose inyana, inka 7 zibyibushye ziva mu ruzi rwa Nili, ugiye kubona ubona izindi zinanutse zivuye mu ruzi rwa Nili, maze zinanutse zigize ibyibushye kandi zigumya gusonza. Izo nzozi zisobanura kimwe. Hagiye kuba imyaka 7 y'ubukire, maze ikurikirwa n'imyaka 7 y'ubukene. None Nyagasani, shaka umuntu w'umunyabwenge, umugire umunyabigega wawe. Muri imyaka 7 y'ubukire abantu muhunike, maze imyaka 7 y'ubukene niza y'inzara abantu uzabagaburire. Umwami ati nta wundi munyabwenge ni wowe. Nguko ko yavuye muri gereza, abo wa kabiri kuri Farawo. Imana yacu yabwa icyubahiro. Training yiwe yarirangiye. Nawe hari uri mu mahugurwa atandukanye. Amahugurwa mvuga ni ibigeragezo bikugose. Training, amahugurwa ikosi. Ntago wajya kubona inyenyeri ku rutugu utakoza amahugurwa. Nshuti yanjye, reka Imana idutoze uko ishaka ko dutozwa, kandi nizi igihe amahugurwa azarangirira, humura, ntago icyo kigerageza ari cyo kukwica, ni icyo kugira ngo izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Nizi uyu musore Yosefu aranezeza ukuntu umuntu mu gihugu kitari icyabo avamo ari uwa kabiri. Mbwira Imana ati Imana nemeye gutozwa nawe. Nongeye kwigira ku muhungu Mose wavutse ababyeyi be batabishaka. Yavutse muri kondisiyo mbi, aho Abaheburayo batakaga bavuga ati Imana undinde gutwita. Ese ni iyihe mpamvu batashakaga kubyara? Urabisanga mu Kuvayo cyangwa Iyoboka Misiri igice cya 1 n'icya 2. Nuko umwana w'umuhungu wavukaga w'Umuheburayo bamwicaga. Nta mubyeyi rero wifuzaga gutwita, kuko ntago yabaga ko azabyara umuhungu cyangwa umukobwa. Maze umuryango wa Yokebedi na Muramu bashyiguka umugore atwite. Umubyeyi yahishe inda amezi 9. Mbega ubwo ngiye mvuga ngo umunsi natwisi mbanza nzayigaramika igeze ku mezi 3 nereke buri wese ukuntu gutwita bimera. Noneho we yayihisha amezi 9. Mbega ikosi. Agiye abonye atwite ati Imana wambabariye simbyara umuhungu. Agiye kubona abona byaye umuhungu. Ye baba we, yamuhisha amezi 3 yose. Maze umwana atangira kurira. Murazi y'umwana ariko atazi urumuhigo rwari rwo. Maze arangije bamubohera agatebo bakajyana ku ruzi rwa Nili. Mushiki we Mariyamu yahoraga ari hafi aho areba ikiba ku mwana. Arangije ngo Imana ubwayo niyo yatumye umukobwa wa Farawo acaho ngaho, aca ataratuwanyura abona ka gatebo. Imana ubwayo niyo yatumye ako gahinja kagirirwa impuhwe. Maze umukobwa wa Farawo aramureba aravuga ati yo aka gahinja n'Agaheburayo disi. Maze mushiki wa Mose Mariyamu araza ati nakuzanira umurera, ati yego. Aramuzana, azana nyina umubyaro. Narasomye muri Bibiliya yirereye umwana imyaka 12 yose, kandi ibihembo nyina atabonye yarabihawe. Yajyaga ibiturutse ibwami, yambikaga ibiturutse ibwami. Muri make
ibihembo muramu umugabo watamuhaye Imana yarabimuhaye. Iyo ndi gusenga mbwira Imana, Mana nyir'ijuru, dore maze kugeza imyaka 11 nta rubyaro, dore harenzeho amezi 6, ndashaka ibihembo byawe, ndashaka ibihembo nk'ibyo wahaye Yokededi, warabimuhaye urabyandikisha, nanjye rero uzampa ibihembo. Ntegereje nihanganye kandi ntegereje n'ibihembo Uwiteka azampa. Isezerano naho ryatinda Imana irarisohoza. Ni ukuri ndi umugore ufite imyaka 42 ariko ndacyaseka nk'umwana ukiri muto kuko Yesu ankunda. Uyu mwana Mose amaze kugira imyaka 12 yagiye ibwami, arererwayo, yiga amashuri arayarangiza, maze yiga ubwenge bwose. Yajyaga asura Abaheburayo mu buretwa, akababazwa nuko bene wabo bababajwe. Yarazi ko azakoresha strategy za gisirikare agacungura bene wabo. Ibyo yibwiraga sibyo Imana yamuhamagariraga. Igihe kimwe rero yaje guhungaga Midiyani, aragira intama imyaka 40. Ngaho tekereza, uri muri sanse ukaragira intama byakubera? Ukubita imyaka 2 uri umushomeri ukavuza induru, ceceka shawo, tozwa, jya ku mavi, nubana na Yesu uzamenya impamvu yabyo. Imyaka 40 aragira intama za Yetiro. Igihe yumvaga icyizere cyo gucungura Abisirayeli kigiye, niho Imana yamubonekeye ati, Mose, ndashaka kugutuma. Atanga inzitwazo tesenze kuvuga, nyamara mbere ibyo yigiye mu Egiputa, ibya gisirikare, ubwenge yumvaga ko ari uzacungura, ariko byamukamyemo. Aho Imana yaraje irakora, iyo imbaraga zawe zarangiye, Imana iraza igatangira. Ikosi ry'imyaka 40 warize amashuri yose. Rero aha ni ikosi dutozwa n'ibigeragezo. Iyo Imana ibona uruzabamo umuntu ukomeye, ubanza gutozwa nshuti yanjye. Ese utozwa ute? Aho uratozwa mwene iki gikombe gisharira cy'ibigeragezo, nta kindi cyabiryoshye uretse gusenga, kwihangana no kuguma mu masezerano y'Imana. Ariko iyo witotomba ukiganyira, na ukuri uzatsindwa n'ikigeragezo. Rero tureke kwitotomba mu bigeragezo. Abatubanjirije biswe intwari kuko babaye intwari, barwana mu gihe cyabo. Natwe tuba intwari. Ese iyo twigiye kuri Dawidi umwana wa Yesaya, ababyeyi babatahaga agaciro kuko yari umwana wa 8. Igihe Imana yabwiraga Samweli mbabwira ni wa muhungu wa Ana, yangumba twabanje kuvugaho mbere. Igihe Imana yamubwira ati, genda mu bahungu ba Yesaya unyimikira uzaba umwami, yabwiye Yesaya ati, tegura abahungu bawe bose, ategura babandi barebeka nka sheri wanjye nyine nababwiye ko mfite umugabo w'ifirizone, ni Imana nimfasha nzaba mubereka. Urumva arabategura neza barebeka, umva ngo bari bafite igihagararo cyiza kiremetse, akandi kajya kuragira. Abahungu 7 bose Imana irabagaya. Impamvu narasomye ngo barabibone. Ubwibone nibwo bwavanye Satani mu ijuru. Imana ntago yakundira umwibone ko ari kandagiramo keretse yihanye. Maze Samweli abaza Yesaya ati, nta wundi mwana? Aravuga ati, hasigaye agahererezi. Umva, bamubwiye abana be, ariko nako gahererezi nta gaciro, kasigaye agahererezi. Tigenda ukazane kakiza. Imana iravuga ati, dore nguriya umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, yimikishwa amavuta. Ababyeyi batamuhaga agaciro, ariko Imana imuha agaciro. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo kuva uwo mwanya abakuru be bamwanzura unuka. Ngaho nimwumve kose, niba ucuri wabo n'umwana wa 8, Imana imuhisemo kubera imico yihuje n'ubushake bw'Imana. Bakuru be 7 baramwanze. N'igihe yicaga Goliyati, umwami nyiri igihugu aramwanga. Yahuye n'ikosi ritandukanye, muzabyisomere. Ariko yagumye kunamba ku Mana no kwizirika ku masezerano yayo, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yari yaramwimikishije amavuta, niyo yaje kumwimika ku isaha yigeze, ariko yabanje guca mu mahugurwa y'ibigeragezo bisharira, kandi niko yatsinze. Imana yemera ko tubicamo ifite intego. Nshuti yanjye, wabonye biza ibyo byose bikubaho, ubona biza bikwituraho, reka bye kukubabariza umutima, kuko dufite Imana itwitaho. Nukuri rero hari byinshi bitubaho mu buzima. Ahari wabonye biza wisanga uri umupfakazi, reka mbabwire, iki kigeragezo cyo kubura uwo mwashakanye nacyo kirashaririye. Ntugire ngo kiroroshye, ntago cyoroshye. Bapfakazi mwabuze abo mwakundaga, mukomere. Mwabonye biza
utandukana n'umufasha wawe, utandukana n'uwo mwashakanye. Komera nshuti yanjye, dufite Imana itwitaho. Turareba uburyo Imana yita ku bapfakazi. Muri Luka ibice 7 umurongo wa 11 kugeza 15 tuhabona Yesu azura umwana w'ikinege w'umupfakazi mu mudugudu w'Inayini. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati, wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara ati, muhungu, ndagutegetse byuka. Haleluya. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati, umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati, Imana igendereye ubwoko bwayo. Imana Yesu akiri mu isi yitaye ku bapfakazi. Reba ko uri umupfakazi ufite umwana umwe nawe muherekeje. Nimukurure babyeyi, nimukurure. Uherekeje umwana umwe, uri umupfakazi, umufite ugiye kumushyingura. Byari byoroshye, ariko Yesu amubonye amugirira impuhwe ati, muhungu, byuka. Amusubiza nyina. Uwo wamushubije nyina afite imbaraga ku bapfakazi, ku b'imfubyi, ku bamugana bose. Mu kigeragezo cyose urimo, Imana yacu irashoboye. Nitujya muri Luka ibice 2 umurongo wa 36 tubona umupfakazi Ana. Yamenye ko agakiza ka Isiraheli kabaye. Hariho n'umuhanuzi witwaga Ana mwene Fenuweli wo mu muryango wa Sheri. Yari umukecuru wa kera. Amaze gushyingirwa yamaranye n'umugabo we imyaka 7. None hamara imyaka 40 ari umupfakazi. Reba imyaka 40 ari umupfakazi. Yamaranye n'umugabo we imyaka 7. Mbega ikigeragezo ntari gushobora kwihanganira. Imana idutabare. Yamaze mu bupfakazi imyaka 80 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana, yeyereza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira bose bari bategereje gucungurwa kwa Isiraheli. Umupfakazi Ana tubonye mu gitabo cya Luka ibice 2 ukuyera ku murongo wa 36 umurongo wa 38. Yabaranye n'umugabo w'imyaka 7, amara indi myaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero, kandi Yesu avutse yaramumenye, kandi ashima Imana ko abonye gucungurwa kwa Abisiraheli. Iyo turebye muri Yesaya 54 umurongo wa 4 kugeza 5 harambwira ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni. Witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe ntuzawibuka ukundi, kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe. Bapfakazi, abantu babuze abo bashakanye bakundanye, komera, humura, dufite Imana itwitaho. Uwiteka ni umugabo wawe. Yarabyivugiye muri Yesaya 54 umurongo wa 4 kugeza 5. Uwiteka ni umugabo wawe. Ni umugabo wawe. Witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe n'umugayo mu bupfakazi bwawe ntuzawibuka ukundi, kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe. Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye. Uwera wa Isiraheli we mucunguzi wawe. Azitwa Imana y'isi yose. Imana yacu yabwa icyubahiro. Babyeyi, mwagize ibyago byo gutandukana n'inshuti, gutandukana n'umukunzi wawe biragora, birababaza, bikomeretsa umutima, ariko komera. Uwiteka ni umugabo wawe, kandi uri umwambaza, azagutabara. Humura kandi komera, dufite Imana itwitaho. Ahari se wabonye biza wisanga uri imfubyi, kwibaza buri kimwe cyose
wirera udafite uwubwira imfubyi. Ndabwira abana ababuze ababyeyi, mukaba muriho mu buzima bwo gufata inshingano z'abantu bakuru mukeneye kurera, mukafata inshingano zo kurera muri abana. ndababwira ati nimukomere, dufite Imana itwitaho. tubibona mu gitabo cyo kuva ibice 22 umurongo wa 21 kugeza 23 akaravuga ngo ntihakagire umupfakazi cyangwa imfubyi mubabaza, nugira icyo wababaza na gato bakantakira, sinzabura kumva gutaka kwabo, uburakari bwanjye bukagurumana nkabicisha inkota. Abagore banyu namwe bakaba bapfakazi, abana banyu bakaba imfubyi. Uwiteka rero abwiye abana ba Isirayeli ko nta mfubyi bagomba kubabaza, ko nta mupfakazi bagomba kubabaza, kuko Uwiteka ni umugabo wabo, arabavugira. Muntu uzi ko imfubyi ntawe uyivugira, muntu uzi ko umupfakazi ntawe umuvugira, barakubeshye. Uwiteka arabavugira. Uwiteka ni umugabo w'abapfakazi, Uwiteka ni papa w'imfubyi. Uraramuka ubavogereye, uraramuka ubateye ibikomere bafite n'ibindi, Uwiteka azabikubaza. Tubibonye mu isomo ryo kuva ibice 22 umurongo wa 21 kugeza 23. Ahari se wabura inshiki? Nshuti yanjye komera. Turajya mu gitabo cya Rusi igice cya mbere, tubona umuryango wari unezerewe, ariko ku isi itarakaranga ibikimushakiye ibirungo. Nshuti yanjye, iyi si nanjye ndayireba, ni ikosi iguha amahugurwa y'uburyo butandukanye. Bari babanye neza, babyariye ku gihe, ariko kuko isi mutajya inama, inzara yarateye mu gihugu cy'Ubuyuda, barasuhuka. Basuhutse rero bajya i Mowabu. Abahungu babo baje gushaka, bashaka Abamowabu, bashatse Rusi, undi ashaka Orupa. Maze ntihaciye kabiri umugore nawe mapfusha umugabo, atarakira ubupfakazi apfusha abana be bose. Mbega isi ngo irakaranguye umubyeyi. Tekereza guhunga inzara uvuye mu gihugu cy'iwanyu ukajya mu kindi gihugu, ukahabera umupfakazi, ukahabera incike, ukazasubira mu gihugu cy'iwanyu uri inkokore. Mbega amahugurwa, mbega training yahuye n'ibishaririye. Maze uyu mupfakazi naramukunze cyane. Iyi ncike Nawome yabwiye abakazana beti mwisubirira iwanyu, dore ngiye iwacu, Uwiteka nkoreye ibisharira, naje nuze nsubiye ndi ncike, ariko musubireyo, nta mwana mfite wundi, naho nabona umugabo yazajya gukura mwaracuze. None bakobwa banjye mwisubirira iwanyu, mushake, mbahaye uburenganzira. None harangije Urusi yaravuze ngo Imana yawe izaba Imana yanjye, ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye, aho uzagwa niho nzagwa. Yajyanye na nyirabukwe, mbega umukazana mwiza. Nageze ahantu numva ndashaka kuba umukazana mwiza imbere ya data bukwe, imbere y'umuryango. Ni ukuri pe ndabiharanira. Uyu mukazana Rusi yaranyigishije ku buryo ejo bundi mu kwa 12 data bukwe yaraje arambwira ngo uri umukazana mwiza, amakado y'ibihumbi 50. Numbwira Yesu ati naka karamaze. Mu myaka 11 nabucura bw'iwabo w'umugabo niwe mfura y'iwabo, nta mwana turabyarana. Mu myaka 11 n'amezi 6 dushakanye, nta mwana. Sobukwe na mabukwe bakagena kado y'ibihumbi 50, bambwira ngo uri umukazana mwiza. Hari byinshi bituma nseka nshuti zanjye. Harakana Imana isigarira ati reka ngushyiriremo akantu gatuma umwenyura ukabona urukundo rwanjye. Byabaye muri uku kwezi kwa 12 2020, data uko nzanira kado ibihumbi 50. Umva nabwiye Imana ati Mana urakoze, naka ndagashimye. Nigiye kuri iki gitekerezo cya Rusi, kuba umukazana mwiza, nkabera data bukwe, nkabera mabukwe, umukazana mwiza wifuzwa. Ari incike muri Rusi yaje gushakwa na Bowazi. Muri kwa Bowazi havuye umwami Yesu. Imana yacu ntirobanura ku butoni, ahubwo uyemera wese Imana imukoresha iby'ubutwari. Wabonye biza bitwituraho.
hari byinshi byaje bitwituraho. nshuti yanjye, ntabwo nzi ikigeragezo urimo, ntabwo nzi amahugurwa urimo, sinzi ikosa urimo, hari byinshi byaje bikwituraho, ariko icyo nkubwira, songa mbere, wicika intege, wiheranwa n'agahinda. Niko ku isi iratubunza hirya no hino, iyi si iragamwe amakuru mabi, iratuburabuza, ariko b'umusirikare mwiza, tabaza Yesu. Buri kigeragezo cyose wahura nacyo, buri rugamba rwose wahura narwo, ubuntu bw'Imana burahagije. Ikiruta icyo, Yesu aduteguriye ubwami. Twe gucika intege, twe guheranwa n'agahinda. Uwiteka umuneshi w'i Karuvari akuneshereze, atsinde ibyo bigutsinda. Uhungire kuri Yesu, niwe ufite imbaraga, niwe wagukomeza, niwe wakuvana muri icyo kigeragezo. Mugane, umuhungireho, uzabona imbaraga. Wabonye biza. Nshuti yanjye, komera, dufite Imana itwitaho. Nsoza nababwira mu Rwambere rw'Abakorinto ibice 10:13, nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi hamwe n'ibibagerageza Imana izabacira akanzu. Babyeyi, bagabo, ndabinginze kugira ngo mu bigeragezo byose duhura nabyo, ni ukuri iyi si ntabwo ari paradizo, ariko ndabingingira gukomera, ndabingingira kuba abaneshi nk'uko nabibabwiye. Ndasoreza ku isomo riri mu Byahishuwe ibice 21 umurongo wa 7, harambwira aya magambo: unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Mu bigeragezo byose turimo, muri byinshi wabonye biza, mu biguhagaritse umutima, ahari ni ubupfubyi, ahari ni ubupfakazi, wahuye na byinshi bikomeretsa umutima wawe, ariko ndakwingingira ngo haranira kuba umuneshi. Uwaduhamagaye ni umuneshi. Yesu Kristo yarihanganiye umusaraba, ni umuneshi. Natwe aratubwira kunesha, tumuhanga amaso, tugumye tumwishingikirizeho, kandi azatubera byose. Uwiteka aduhane umugisha, kandi aduhe gukomera, kandi atubashishe kwihangana muri iyi si, kuko iyi si si iwacu, iyi si si paradizo, iyi si iradutoza ubumwe cyangwa ubundi, ariko duharanire kunesha. Uwiteka bidushoboze mu izina rya Yesu, amena. Mama, reka tugushimire cyane kubwo ivugabutumwa ryiza ukoze, ubwirije abantu bubatse cyane cyane. Izi nkuru cyangwa iri jambo ry'Imana ririmo inkomezi nyinshi. Imana ni guhereza umugisha cyane n'ukuri, kandi nkunda kuvuga ngo nutagwisari nawe ntabwo uzabura gusarura. Wakoze cyane kutuganiriza. Murakoze cyane. Yego.